Insinzi y'ikinyoma. Tandukana n'ikinyoma. Turi mu isi bigoye kubaho. Benshi mu batuye isi babayeho ubuzima budafite foromire. Bamwe kuva bakivuka bavugana inzara kugeza bapfuye. Tubayeho mu buzima budutegeka gusohora menshi kurushaho twinjije. Foromire ya benshi batuye isi babayeho birira rimwe ku munsi ndetse ifunguro ridahinduka, mu gihe abandi nabo bishwe n'amafunguro arimo amasukari menshi ndetse ahenze bikabije. Iki ni ikiganiro Insinzi y'ikinyoma. Stay touch. Byinshi ubona ndetse byinshi cyane biba bitandukanye n'uko ubibona. Ni kenshi ubona ibintu ukibwira uti niko byari bipanzwe. Uwabonye Nelson Mandela ayoboye South Africa yari kwibwira ngo yabiguyeho. Ushobora kubona ukuntu dufite umutekano ukibwira ngo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabiguyeho. Ntabwo isi bitwemerera, bisaba gukora. Gusa ubuzima butujyana aho bushatse. Hari ubwo twari twiteze atari byo duhabwa, hari ubwo twirengagizwa nyamara twakabaye dushyirwa imbere. Hari ubwo ejo hawe wabura ukibaza icyo wakoreye rurema, aho imiryango igaragara nk'ifunze, isi ikakubira kakahava, ibiro bikagabanuka ubutitsa, ukibaza ute mama bizarangira. Mu bitabo byera aho babivuga neza ngo imbuto z'umugisha ziva ku giti cy'umuruho. Nitwa Robert, iki ni ikiganiro Insinzi y'ikinyoma. Muhaye ikaze. Kenshi nyuma ya story nziza haba hari story mbi. Ni byinshi wajyaga wibaza ugiye kumenya kuri Kentucky Fried Chicken KFC. Uramenya story y'ukuntu yashinzwe na Colonel Sanders. Yanyuze muri byinshi, yahuye na byinshi kugeza ku myaka 65. Colonel Sanders yavutse mu mwaka w'1890, avukira Henryville. Se yitabye Imana afite imyaka 6, yari atakibana na nyina umubyara. Colonel yahise afata inshingano zo kwita ku bavandimwe be akiri mutoya. Ibi byaje kumuviramo no kuva mu ishuri ku myaka 16. Yatangiye gushakishiriza akazi mu buhinzi, biranga. Ajya gushakishiriza akazi, biranga. Yabonye ibyo byose aravuga ati washaka umugore nshobora gusanga wenda ari gihindutse mu buzima bwanjye. Ku myaka 18 yashatse umugore. Hagati ya 18 na 22 yakoraga akazi k'ubushoferi. Nyuma y'igihe gito ntibyagenda neza, aza kwirukanwa. Imaze gukora amanyanga, abeshya imyaka yinjira mu gisirikare. Nyuma nabwo baza kumwirukana. Aza gushaka kwinjira mu ishuri ry'amategeko, nabwo biranga. Aza kujya gukora mu kigo cy'ubwishingizi, nabwo biranga. Ku myaka 25 umugore we yabonye uwo mugabo ahorana inyatsi. Aravuga ati reka nigendere ntabwo nabona n'inyatsi nkawe. Aramuta ajyana n'umwana. Iby'urushako nabyo biranga. Nyuma arakomeza aza gushakisha ukuntu yakwisubiza umwana we, nabyo biranga. Ibyombo bari batunze mu rugo ibyahereho, ashinga kantine akajya atekera abana agakahwa, ariko nyuma y'igihe nabyo biranga. Ibyo byose yanyuzemo, yabonye byanze, ajya gukora muri resitora za leta hafi 2/3 by'ubuzima bwe. Agize imyaka 65 yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Nyuma y'igihe gito leta yamuhaye $150 nka pasiyo. Niyo pasiyo ya mbere yari ahawe muyo yari agenewe. Akimara kuyafata yaratembereye, yicara ahantu munsi y'igiti ari gutekereza ubuzima bwose yanyuzemo. Byose byagiye byanga, aribwira ati ntabwo nakwiyahura kubera ko ibintu nagerageje ari byinshi, no kwiyahura nabyo byakwanga. Yakomeje kuzunguza ubwonko, asanga ikintu cyonyine atagerageje mu bushabitsi ari guteka nk'umunyamwuga, ni ukuvuga guteka nk'uwikorera, atari ugutekera abandi, guteka nka business. Colonel Sanders guteka yari abizi kuva akiri muto. Yafashe pasiyo yahawe $150, aranguramo inkoko, atangira kuziteka akurikije uburyo nyirakuru yigeze kubimwigisha. Yatangiye kujya zicuruza urugo ku rundi, akazi wawe agakomanga ati ntiwagura inkoko ko ziryoshye zirimo ibanga rya nyogokuru. Tekereza nawe umusaza ahingutse iwawe ari gucuruza inkoko, akubwira ko zirimo ibanga rya nyogokuru. Igitangaje abo yazihaga bose bamusabaga kuzana izindi umunsi ukurikiyeho.
byarangiye ku myaka 88 Colonel Harland Sanders ari umwe mu bahebwe bahagaze neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nawe nyiri kampani KFC, Kentucky Fried Chicken. KFC ni kampani icuruza ibikomoka ku nkoko byose, yaje kuyigurisha miliyoni 2 z'amadolari. Colonel Sanders ko yavutse niyemeye uko bigena uko asaza, uvuga ukennye ntago ari ikosa ryawe, ariko gupfa ukennye niwe bizabarwaho. Uyu mugabo yatsinzwe inshuro zitabarika mu buzima, ahomba inshuro zitabarika, ariko nigeze amanika amaboko. Colonel Sanders yaje kwitaba Imana afite imyaka 90 azize umusonga. Yapfuye amaze gufungura amashami ya KFC 6,000 mu bihugu 48 bitandukanye, ndetse no mu Rwanda irahari. Nyuma y'imfura nyinshi izuba ryaravuye, menye ko nta muntu n'umwe ukeneye kubwira yego mbere y'uko yibwira. Yego ya Colonel yayibonye ku myaka 35 ubwo yagurishaga inkoko ya mbere, akamusaba kuzana indi. Ati yego uzazana indi, mushimiye agaciro washeshe amatwi yawe n'amaso nkurikiye. Iki ikiganiro Insinzi y'ikinyoma, njye ndi Ishimwe Robert, ndabashimiye. Insinzi y'ikinyoma. Iby'ukuri utandukanye n'ibinyoma mu kiganiro Insinzi y'ikinyoma. But by the content of their character, I have a dream today. Byose ni mu kiganiro Insinzi y'ikinyoma. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Juvenal Turiki hamwe na Ishimwe Robert. Byose ni kuri YouTube channel Ijwi ry'Ubumenyi TV.